Hi my people, meze mutege meze neza ni Mr. C1 guys. Inkuru y'urukundo yanjye mwayimvishe gute? Inkuru y'urukundo rwanjye mwayimvishe mute? Ese nkomeze mbahe urukundo rwanjye, mbahe story y'uburyo byagenze? Murumva muri gutekereza ko byarangiye gute? Muri kumva mutekereza ko byarangiye gute? Uko biri kose byarangiye bibaye bibi, ariko ntabwo byarangiye ari bibi, kuko buriya hari impamvu icyo kintu kiba cyabayeho, hari impamvu nyine uwo muntu biba byanze. Hari igihe kanze mbitana nakomerezaho, hari igihe dutekereza yuko nyine hari igihe abantu batuvira mu buzima tukababara ugasanga turi no kwitotombera Imana usiyunguyu wabigenje gute kugira ngo agende. Ndagira ngo mbabwire yuko nta muntu uva mu buzima bwawe hatari impamvu n'imwe. Nje niko mbitekereza, kuko hari igihe amarangamutima yacu adushuka, hari igihe twebwe ubwacu twibeshya yuko uwo muntu yari uwo kuri wowe, cyangwa se uwo muntu yari uw'agaciro kuri wowe, kandi wenda mu minsi yari igiye gukurikira kuzakubera umuntu mubi cyangwa se akaguhemukira. Ndanekereza ko umuntu wa nyawe uba ugomba kuba ari mu buzima bwawe nyine n'ubundi ahaba. Noneho iyo yahabaye igihe kikagera yuko ava muri ubwo bucuti bwanyu, ntekereza ko nyine nicyo gihe cye kugira ngo kiba kigiye kugira gute, kiba kirangiye cyo kuba yaragize ikintu agufasha, urwo rukundo ruzima yari yaraguhaye. Ubwo nyine ruba rumurangiranye. Imana ikavuga uti aho kugira ngo mugumishe mu buzima bw'uyu muntu, nyuma azakore ibihabanye, reka mujyane mbere, reka nkore impamvu imwe, yaba imuturutseho cyangwa se iturutse ku wundi muntu, uwo muntu agende. Noneho iyo agiye, twebwe tuhita dutangira gutekereza muri cya gihe cyiza twabanye, bya bintu byiza yadukoreye, tukababara yego kubera icyo agiye. Aha ndi kuvuga ba bantu mutandukana, pana wenda ngo aragiye byo kugenda yitabye Imana, cyangwa se wenda ngo agiye ahandi, ubushuti bwanyu bukarangira. Abo bantu nibo ndi kuvuga. Ugasanga rero turi kwibuka ibihe byiza twabanye, tukababara kubera icyo umuntu yagiye, kubera icyo umuntu si batagihari. Hari igihe buri ibintu byiza yari afite kuri wowe byari bimushiranye, Imana ikareba ikavuga rero bishobora kugenda gutya na gutya, ikabigukiza hakiri kare. Noneho ugasigara witotomba warakaye cyangwa se ufite agahinda kenshi, kandi byari ngombwa yuko agenda, byari ngombwa yuko akuvira mu buzima. Nicyo rero naje ko tuganiraho. Ariko hari ikindi kintu nigeze kuvuga, nigeze gutekereza. Hari igihe inshuti zacu, muri kubona za nshuti zibana mu bibazo, mu bihe bibi bitari byiza, mukabana zihari pe, handi uvuga uti uyu muntu yaramfashije mu bibazo nari mfite, uyu muntu rwose yambaye hafi, uyu muntu rwose pe, nawe ukavuga ati uyu muntu, ukumva ufite inyota yo kuzagira ikintu umufasha, ukumva ufite inyota yo kuzamwitura, ukumva nyine urashaka kuzabana n'iyo nshuti yawe mu bihe byiza uzaba wagezemo. Ariko bikarangira ya nshuti yawe ukiva muri bya bibazo, wenda mwabanye, reka tuze gufata mu gihe utari ufite akazi, mu gihe utari ufite akazi, iyo nshuti yawe mwarabanye, waburaga icyo kurya akaguha igihumbi cyo kurya, waburaga amavuta akaguha utuvuta two kwisiga. Uwo muntu nyine mwagiye mubana muri ibyo bihe byose, noneho wabona akazi ukifuza ko uzaba uri kumwe na ya nshuti yawe, ariko wabona akazi ya nshuti yawe mukaba mutakiri kumwe. Biterwa n'iki? Akenshi wa muntu wagufashaga muri bya bibazo, abenshi niho handi usanga uvuga ngo nguriya ngo asigaye yirata, ngo yageze kuri ibi none yarirase, ngo yagize gutya none yarirase. Kandi wahubutse, hari igihe uvuga simakana ko hari abantu badahinduka, abantu barahinduka. Ugatangira gutekereza uyu ni wa wundi nzi, uyu ni wa wundi uwo wari umeze gutya na gutya, usigaye wirata, usigaye umara ukwezi atamvugishije, kandi akiri mu bibazo yaramamagara buri munsi. Ndaza kubabwira impamvu. Uri kubona iyo abonye akazi
ya connection bagiranaga na wa wundi itangira kugabanuka, itangira kugira ite kugabanuka. Noneho itangiye kugabanuka, umuntu atangira kuvuga asigaye yirata nta kimamagara, kandi ntago wabanje kubanza gutekereza uvuga ati ariko se nubwo yabonye akazi ameze neza, ese izo mpungenge mujya muzigira? Utangiye uvuga ati ariko se nubwo yabonye akazi ariko yo haciyemo agahe gatoya, babantu nyine urumva babanye mu bihe bibi, ariko umwe muri bo ateye intambwe, connection bari bafitanye iracitse, ubusanga benshi banabaye abanzi bari ku ijambo rivuga ngo asigaye yirata. Kandi guys, ntago wa muntu nge niko ndi kumutekerereza, ni ibintu namaze igihe ntekereza. Wa muntu wo ku ruhande nubwo yabonye ka kazi, ntago byakuyeho bya bibazo yahuraga nabyo. Yego hari ibyagabanutse, yego ya mavuta ntagakiya gusaba kubera ko yabonye akazi, yego bya bigikwa kundi inzara yamwicaga yego asiga abona icyo gihumbi cyo kurya, amavuta yo kwisiga byaragabanutse. Ariko nanone hari ibindi wenda yageze mu kazi ahura nabyo bitangira kumucanga. Noneho uwo mwanya icyo kintu aho hantu yagezemo niho noneho yaragukeneye cyane, tuze kubyumva. Hari igihe noneho aba ariho agukeneye cyane, noneho kubera ariho atangiye kugukenera cyane, agatangira kumva mu matwi ye menshi uri kumuhamagara umubwira warahindutse usigaye wirata. Yatekereje bya bintu ari kunyuramo, wenda nimba ari umuntu utuje akahita aceceka, agatangira guceceka, ibintu nk'ibyo ugasanga communication yanyigize gute mutandukanye gutyo. Kandi ntabwo biba bikwiye pe. Buriya nimba ari ikintu cyiza, buriya umuntu uzafasha, umenye ngo mu mutima wazaba yumva ko ashaka kubana nawe mu bihe byiza pe. Nubwo abenshi maze igihe mbiganira n'abashuti banjye, abenshi buriya za nshuti tuba twarabanye mu bibazo birangira connection abenshi zicitse, batakivugana, batagira gute, kandi bari bageze mu gihe cyiza cyo kuba babishutaho, bari bageze muri cya gihe cyiza cyo kuba batangiye bakwishima n'abashima Imana yabanye nabo, ukaba hari ikintu bagezeho. Ariko ugasanga sinzi ikintu gituma izo nshuti akenshi zitandukana muri ubwo buryo, zijyana kure muri ubwo buryo. Rero nimba uzi ko ufite inshuti yawe byagenze gutyo, ni ukuri musenge, mwongere mwihuze ko ni Satani aba yarabanyaze ibintu byinshi. Ko sinibaza ukuntu abantu baba barabanye neza mu bihe bigoye bibi by'ubukene by'ibibazo, ariko bikarangira batari gukominikana, bikarangira batagikundana, bikarangira batacyumvana. Mujye muhita mushyiraho utubazo. Impamvu rero mbivuze, ntabwo bikunze kuba ku nshuti gusa, usanga biba no muri relationship. Nimba uri umukobwa wajya nko muri relationship, wenda nka boyfriend wawe adafite akazi, byigeze kumva mukajya muri relationship nka boyfriend wawe adafite akazi, noneho mukabana nta wenda, cyangwa se mwese ntako mufite, reka tuze gufata mwese ntako mufite. Ibi nta nubwo ndi kuvuga wenda ku ba boyfriend na girlfriend gusa, no ku mugabo n'umugore birashoboka, mukabana nta kazi mufite, mukabana neza, ibibazo byose nzara ikabica, mugakomeza mukayibanamo neza, mukundana, mugerageza nyine mukagerageza. Noneho wenda nk'umugabo yabona akazi, cyangwa se umwe muri mwe yabona akazi, ibibazo akaribwo bitangira kuza. Ibibazo bikaza, abantu bagatongana, bakajya bahora barwana, bashwana, kandi ibintu byiza byari byatangiye kuza, ubuzima bwawe butangiye guhinduka, ariko ugasanga ba bantu bahise bashwana. Ni igiki kibitera? Ni igiki kibitera? Ko mwabanye mu buzima bwari bugoye, ko mwabanye mu buzima butari bwiza, kuki mwagize amahirwe yo kugera ku kantu keza,
bwo mwagagombye gukundana no gukomeza gushyigikirana, kuki ari bwo mushwanye, kuki ari bwo mushwanye, ari bwo mwakagombye gutangira ukamushyigikira kuko we yabonye umuryango we wafungutse. Niho aba agomba ko mutangira gushyira hamwe, gukundana kugira ngo imigisha ikomeze ize. Ariko nimba utekereza yuko bikunze kubaho, mwe ntabwo mujya mubibona, muze kumbwira muri comment, ntabwo mukunze kubibonaho abantu bakabana mu bibazo hagira umwe usubizwa connection ikahita icika, umubano wanyu ukahita ucika. Biterwa n'iki? Biterwa n'iki? Mu bitekereze rero nimujya mubona cyane cyane ku bantu bubatse, ntabwo ndubaka ariko nekeza ko icyo kintu cyaba cyiza, yaba kububatse, yaba kufite girlfriend cyangwa boyfriend wiwe cyangwa se uwo mugore, nyine abo bantu bafitanye uwo mubano, mwaba muri babiri mufitanye umubano cyangwa se batatu cyangwa se abantu runaka, ukabona uwo muntu mwabanye mu bibazo, mwabanye mu bintu bigoye, ariko mugize amahirwe yo kubona chance imwe igiye kubahindura ubuzima, muhise mushwana. None nimba ari ikintu kiba kibabaje, ni nko kubona umugore n'umugabo baba baranyuranye mu bibazo, nta bari abakene, nta kazi bafite, nta byiringiro na bimwe, umugabo yabona akazi, atangira kubona akazi, babana bakahita bashwana. Kandi ubwo bari bamanye nk'imyaka 2 bakennye, nta kazi bafite, amezi 3 yonyine uwo muntu abonye ako kazi, bikahita bizamba. Ibyo bintu biterwa n'iki? Mutekereza ko biterwa n'iki? Biba ari ibintu bitangaje. Rero ni nk'uko inshuti, zino nshuti tuba tubana, abavandimwe bacu ni inshuti, niyo mpamvu bikunda kugira gute, bikunda kubaho. Inshuti yawe yagira akantu igeraho, yatangira gutera imbere, mugatangira gushwana. Kandi nicyo gihe cyari kigize ngo mube inshuti nzima, nibwo icyo gihe cyari kigeze ngo mukorane neza, mukomeze iterambere ryanyu rigire. Biragoye kubona abantu bamara, ni kubyiyumvisha, abantu bamaranye imyaka 7 bitana ngo ni inshuti cyangwa se ni umuryango, hagira umwe muri buhindurirwa ubuzima neza, ukahita ubona bya bintu nta kamaro, nyine bwa bushuti cyangwa se bwa miryango nta kamaro bifite. Ibyo bintu biba bitangaje kandi biba bibabaje. Rero musenge, igenda mvuga ngo igisubizo ubundi cy'ibintu byose ni ugusenga. Ubundi wabona hatangiye kuzamo izo ntonganya, ukasenga uvuga bigenze bite. Ikibazo ni igihe umwe muri mwe bisobanukirwa wenda ko ari ikosa icyo kintu, ariko wa wundi umwe n'ubundi ntabyumve, ntagire gute. Rero biba ari ukwihangana, nuko iyo si yubatse, ariko twese tubigizemo uruhare tukabigira ibyacu. Ni ukuri twari twumva yuko bidakwiriye yuko ubushuti ari ikintu gipfa kugenda gutyo, byaba byiza. Ndabyibuka hari umushuti wanjye twabanye nk'uko nguko, ari inshuti yanjye pe, imba hafi, mvuga ati ngira ikintu ngeraho, nintera intambwe, anyifuriza ibintu byiza pe, nanjye nkumva nshaka kuzabana nawe narageze ku bintu byiza, nyine kuzakomeza kuba inshuti we narageze ibintu byiza. Ndabyibuka intambwe ya mbere nateye, narayiteye, arabibona ko intambwe ya mbere nayiteye, ariko nta gihe twamaranye. Nimba ari ikintu nisa kimbabaza, ndandahera inshuti yanjye still n'ubu ndamukunda, ni inshuti yanjye pe, ni umuvandimwe wanjye, ndaramukumura nkumva namuhamagara. Ariko hari igihe kiba kitaragera, kugira ngo buriya nubona ubushuti bwanyu butangiye kuzanamo ikibazo, kuko uwo muntu aba yarakubaye hafi, kuko uwo muntu aba yarakubereye umugisha, aho kugira ngo mutongane, ndakubujije, aho kugira ngo mutongane mubwirane nabi, ujye ukupa, muceceke, nihashaka yazacemo imyaka 5 mushaka kongera guhura. Ariko iyo mwatukanye mucyurirana, ntabwo biba ari byiza. Ndabyibuka nari natangiye kujya nkijya mu mafilme, uwo mushuti wanjye aranyandikira ati se kutakiboneka, nkamubwira ati ku ishuti nari ndi mu ishuti, natashye nijoro,
nyine yari yanshuti yanjye iri close twavuganaga kenshi cyane. Noneho nkajya muhamagara rimwe na rimwe nkamwandikira rimwe na rimwe nari ngiye kuryama mbona kuri WhatsApp anyandikiye message arambwira ngo ese tesi ngo ngo twahuzwaga n'ibibazo ngo nyine anyandikiye message y'ibintu nk'ibyo. Inshuti zanjye mbabwiye iyo message yanyandikiye ibibazo nari mfite ibibazo byarenze roho n'ubwonko bwanjye, byari byarenze nenda gusara. Njya kubona mbona iyo message ndavuga ese uyu muntu arabizi neza ko meze neza, ntabwo yari yambajije amakuru, ntabwo yari yambajije uko meze, ntabwo yari yambajije nta kintu na kimwe yari yambajije. ubwo gusigaye yanyandikiye byinshi. None ko ijambo ryambaje no kunyandikira ngo ese ngo tuzaduhuzwa ngo twahuzwaga n'ibibazo. Ndavuga uyu muntu basi arabizi ko uyu mwanya ndimo mfite ibibazo ahubwo birenze. Nahise numva yatumye natekereje ibintu byinshi, ndatekereza avuye se ari kunyurira ko wenda hari utubazo na tumwe yigeze kumfasha, ari kugira gute. Ariko ndi umuntu udapfa guhubuka, bitamubwira ariko urahubutse, ntabwo wari kumbwira gutya kwanza ukanambaza uko meze. Nimba unzi neza urabizi ko nashaka kwirata, nimba unzi neza urabizi ko nashaka kwibagirwa umubano mafitanye n'umuntu. Mbona yongera nsubiriza nyiza umushiga, ntukambwire gutyo ngo ujye ubanza utekereze ku bintu ugiye kumbwira. Nahise ngira gute ceceka, kuko ngiye nzi agaciro k'inshuti, nzi agaciro k'inshuti. Buriya ngiye nzi agaciro k'inshuti kurusha agaciro k'umuryango. Buri wese nyine aba afite ikintu asobanukiwe. Ngiye nzi agaciro nsobanukiwe na agaciro k'inshuti. Ariko nyine mwumve uburyo nzi agaciro k'inshuti, bivuze ngo nagerageza kereye kubwo nyine aho nabonye ko bidashoboka, cyangwa se ku muntu utashatse ko buriya nta muntu ndakosa. Dushaka kuba turi inshuti ariko nkajya nkosa, cyangwa se utudefo mfite nkajya nukora nyine nkakosa. Ariko ku muntu uzi buri bushuti nta muntu udakosa, kandi buri muntu wese aba afite defo nyine afite runaka. Ariko iyo uzi agaciro k'umushuti ubwo buntu urabusigasira. Rero naracecetse, ndavuga kugira nze gukora ikosa ryo kuvuga amagambo menshi usange mubwiye nabi kandi ari umuntu w'agaciro kuri njyewe. Reka nceceke biraruta. Nahise nceceka, nawe ntiyongera kuvuga still n'ubu ndumva hagiye gucamo amezi menshi cyane. Hacimo amezi menshi cyane. Ariko nimba ari ikintu n'ubu numva kiba kimbabaje ni ukubona ntakiri kumwe n'uwo muntu kandi yaramfashije, twarabanye mu bintu byinshi. Rero ntimugahoboke mu bushuti, mujye mugenda gake. Aho kugira ngo uhubuke ukore ibintu bibi mujye muceceka mwese, connection nyicike. Ariko nta numwe wagize gute watonganye n'undi. Gutongana nta gaciro kabyo, gutongana ni bibi. Kuvuga amagambo menshi si byiza, amagambo menshi ni ibicumuro, avamo ibicumuro uko byagenda kose. Amagambo menshi avamo ibicumuro. Rero ubushuti bwaracitse, ariko byashoboka yuko twebwe twabyubaka, twagerageza uko dushoboye nubwo biba bitoroshye. Kuko umuntu ngewe wowe twese turi abantu. Buri umuntu aracanganya umugani, ariko mureke tugerageze uko dushoboye turebe ko ubushuti bwakomeza bukaba bwiza, ko biba byiza iyo ariko mubona ukuntu ubushuti buryoha. Ubushuti buraryoha cyane. Uri kumwe n'inshuti yawe yarabaye umuvandimwe wawe, mubanye neza, biraryoha. Rero icyo kintu cy'inshuti muze nakumbwira muri comment uburyo ni iyihe mpamvu ituma abantu babana mu bibazo ariko umwe muri bo yagira agatambwe gatatera ugasanga bwa bushuti burarangiye. Biterwa n'iki? Ntabwo mbizi. Cyaze iyo ntekereza inshuti. Uzwi iki gihe usigaye uri kumwe n'abantu kuvuga ngo nta nshuti zikibaho, ngo inshuti z'iki gihe ngo nibo banzi bawe, ngo inshuti usanga ariyo mwanzi wawe. Bivuze ngo ubushuti rero buteye ubwoba, usigaye buteye ubwoba.
busigaye buteye ubwoba ubushuti, ariko mureke dusenge twegere Imana buriya iri mu bushuti. Imana ikomeza ubushuti, Imana ikomeza umubano w'abantu. Buriya ikintu cyose abantu abe babiri abe batatu abiki, iyo hagati yanyu hatarimo Imana umva hashobora gukorerwamo ibintu mukumirwa, hashobora niho hahandi. Ubundi muri buno buzima nimukabura Imana, nimba uri umugore n'umugabo mukabura Imana muri mwe, icyo kintu hazavamo ikintu gikomeye kibi. Nimba muri inshuti mukabura Imana muri mwe, kuko turi ibiremwa bitangaje. Hagati yacu njye n'inshuti yanjye wenda tukabura Imana, hagati yacu hadushobora gukoreramo ibintu bitabaho. Nimba turi abavandimwe tukabura Imana, dushobora gukora ibintu biteye ubwoba. Ariho handi uvuga ngo abavandimwe bari kurogana, abavandimwe bari kwicana, ngo ukibaza umuvandimwe we, umuntu yica umuvandimwe we gute? Umuntu aroga umuvandimwe we gute? Nta Mana. Mbese ikiremwa muntu ubundi sinatinya kuvuga ko turi babi nyine tudafite Imana turi babi. Ubwo rero nimba n'urugo rwawe rutarimo Imana, menya ngo isaha n'isaha urwo rugo hazavamo ikintu giturike. Niyo hanze usange ngo umugabo yishe umugore we, ngo umugabo ngo yafashe umwana we ku ngufu, se yasambanyije umwana we ku ngufu. Habura muri we, haba hari kuburamo Imana. Buriya yo hagati yawe n'umuntu mufite Imana hari ahantu ugarukira, hari ikintu muri wowe uba ufite kindi umuntu udafite Imana adafite. Hari n'igihe uzi ko nigeze kubwira inshuti zanjye ndazibwira ngo byari byabaho kuba ufite nk'ibibazo byinshi, ukumva nk'umutima urakubwiye ngo jya ahantu hasakuza. Iyo rero cyangwa se ngo iruka, iyo udafite wa mwuka wera nyine icyasi, sinzi ukuntu ndi bubyite, uri bukuvugiremo kubwira ati tuza, genda uryame, genda. Uwo muntu aba afite Imana iri kumuturisha muri we. Genda uryame, wikwiruka ugasanga yegwara ahantu aricaye aritonze cyangwa se arigunze, ariko ntabwo yirukazi. Kubera iki? Hari ikindi kintu muri we yafite cyamubwira ati gumaho, kuko iyo yirukanse uba wasaze. Rero ntimukabure Imana muri wowe, mukobwa muhungu ntukabure Imana muri wowe, mumama mupapa ntimukabure Imana muri mwebwe, umusaza umukecuru ntimukabure Imana muri mwebwe, kuko Imana iduha icyerekezo kizima. Imana iraduhumura. Imana, iyo ufite Imana niho handi umuntu azaguhemukira ukabibona ko yaguhemukiye, ukabibona ko uwo muntu akubabaje, ariko ukumva urakubwira ati yakubabaje ariko yakosheje n'umuntu yibe nyine, ukamubabarira. Cyangwa se ko bati aho kujya nkore nk'ibyo yakoze, reka nce bugufi sinihorere. Aho ngaho ufite Imana. Ntukemere ko Imana ntabwo ijya tujya kure. Imana iduhura iruhande. Imana niyo waba wiyanduje bimeze bite, niyo waba wiyanduje bingana bite, Imana ntabwo ijya tujya kure. Ahubwo twebwe tujya dukora ikosa tukajya kure y'Imana, tujya dukora ikosa tukajya kure y'Imana, tujya dukora ikosa tukirengagiza Imana. Rero gerageza kudahunga Imana, gerageza kutayitera umugongo. Umutima wawe uhe guca bugufi. Ubundi ikintu gishoboka nabonye kugira ngo ubashe, Imana ngo ikunda imitima iciye bugufi. Buriya iyo ufite umutima uciye bugufi, umutima uciye bugufi rero no wowe ntago ari wa wundi uzaza ngo ugiye gusenga upfukama imbere y'Imana ngo Mana ngo mbabarira wenda kwiba, ngo sinzongera kwiba. Njye siko mbyumva. Umutima uciye bugufi ntekereza ko ari wa mutima uzi imbere y'Imana ukavuga ngo Mana ndi umunyantege nke, ntacyo ndicyo,
ntagufite ntacyo naba ndicyo, ntagufite umva nca bugufi ukavuga ngo Mana ntari kumwe nawe nta kintu nakwishoboza, ntari kumwe nawe ntaho nagera, ntari kumwe nawe nyine ugaca bugufi, kuko n'ubundi tudafite Kristo muri twebwe ntabyo turi byo, tudafite Kristo muri twebwe ntago ego wagira kuki ni igiki wakwishoza. Tekereze nk'ibintu wagiye unyuramo wowe, uvuge ngo ese iyo naza kuba ntafite Imana cyangwa se ntafite uwo nshingikirijeho, wari kuba uriho ubu, wari kuba uri. Njyewe njya mbwira ejo nahoze mvugana na mukuru wanjye turi kuvuga ukuntu ndi kumubwira ati ariko tekereza iyaba Imana itari mu ruhande rwacu, iyo bitari mu ruhande rwacu tuba tumeze gute? Njye nasanze nari kuba narasaze, cyangwa se hagati yo kuba ntarasaze cyangwa se ntariho, cyangwa nta nubwo nari kuba ndiho, kuko iyo hatari Imana umuntu aba yarasaze cyangwa se atanariho. Mbese iyo utaza kuba warapfuye uba uri umusazi. Ariko kuko Imana iri mu ruhande rwacu, Imana iracyadufiteho imbabazi, Imana iracyashaka kutugirira neza, turacyashikamye, turacyakomeye, turacyariho, turacyari bazima, nubwo yego ibibazo by'isi ntabwo bizabura kutugeraho, ntabwo ibibazo by'isi bizarekera, ntabwo bizarekera, ariko kuko dufite Imana ibyo bibazo bizaza tubitere intambwe, ibyo bibazo bizaza tubirenge, ibibazo bizaza bitubabaza imitima, bitubabaza umutwe, ariko kuko Kristo ari mu ruhande rwacu, kuko Kristo ari kumwe natwe, kuko ari muri twe, bya bintu tubicemo, bya bintu tujye tubigira inkuru y'ahahise, tuvuga atari kuzi ukuntu banyirukanaga ku ishuri, nari nzi ko nashaka kwiga ngo ndangize. Ibyo bintu utangira ubitangemo ubuhamya, kandi muri cya gihe ubirimo warariraga, bagusoga mu ishuri ukarira, bagusoraga agahinda kakakwica. Muri kumva ko Imana iri kumwe natwe, turi twenyine nta kintu na kimwe twakwishoboza. Uvuga uti Imana wabanye nanjye mu bupfubyi, iyo utaza kubana nanjye byari kugenda gute? Ibaze bwa bupfubyi wabayemo imyaka ingahe, iyo Imana itabiri mu ruhande rwawe byari kugenda gute? Uratekereza ko uriho wowe? Uratekereza ko hari ikintu waba waragezeho wowe? Nta na kimwe. Ariko kuko Imana ikidufiteho urukundo, ikidufiteho imbabazi, itugirira neza, iradukunda, Imana iradukunda, Imana iradushaka, Imana Imana gira Imana muri wowe, tunga Imana mu buzima bwawe, shyira Imana mbere na mbere mu bintu byose ubereyeho ku isi. Shyira Imana imbere, shyira Imana imbere mu byo ukora, shyira Imana imbere aho ujya hose, shyira Imana imbere muri buri kimwe cyose ukora, shyira Imana imbere. Wowe mbese uvuge ngo njyewe ntacyo nshoboye, njyewe ntaho nakwigeza, njyewe ntacyo ndicyo, Imana njye imbere. Nujya kuryama uvuge ati Imana bana nanjye, nujya gukora igikorwa runaka uvuge ati Imana byiyoborere, kuko njyewe mbiyoboye nabitanisha. Shobora kuba navuga ati nimba hari igihe ushobora kuvuga uti wenda ngiye i Remera, ariko kuko ntari kumwe n'Imana ugasanga ngiye ahatari i Remera, cyangwa se nimba ntari kumwe n'Imana ugasanga ngiye ahandi hantu runaka. Ariko uvuga ngo nimba ngiye mu rugendo rungana gute, Imana ngushyize imbere, nimba ari ikintu ariko muzi ko hari igihe Imana tudatekereza, hari abantu bamwe na bamwe dutekereza yuko kuba ibintu bizima dukora ari twebwe, ari uko twatekereje neza. Ntabwo ari twe tuba twatekereje neza, kuko twebwe hari nk'ukuntu ushobora kuvuga ati natetse igitoki, ngiye kurya igitoki, kandi ugasanga wenda nta nubwo mu by'ukuri ntabwo uri kurya igitoki. Ibyo bintu birashoboka cyane. Ariko iyo wavuze mu Mana nyine buri kintu cyose ukagisenya, hari bitumye nibuka
akavidewo abashuti banjye bigeze kunyereka icyo gihe ndabyibuka twari tukiga muri segonderi, batwereka umuntu iyo ariye atasenze ibi n'abari kurya. Batweretse umuntu uri kurya yari amakaroni, n'amakaroni ni iki sinzi, ibyo nari kubyo byose cyangwa ni iyo myanda ngiye kuvuga yari irimo nk'abanyise amakaroni, byari ibiryo. Batwereka umuntu azararura ahita yicara ahita arya, noneho bakatwereka we ari kubona ko ari kurya bya biryo yatetse, noneho mu bundi buryo runaka ntarasobanukirwa tukaba tubona ari kurya inyo, ari kurya ibintu nyine biteye isesemi kubera iki atasenze. Nahise ngira ubwoba ndavuga burya nimwumve yuko buri munsi njya kurya nsenga nanjye igihe byibagirwa, ariko hari ikintu byahise binyica ndavuga bivuze ngo ikintu cyose tujye tubanza tucyaturireho ibintu byiza, dusenge twiragize Imana. Ese ninyamo ubwo namwe rero mujye mushaka ukuntu mubigenda sinzi ukuntu muzaba mubigenza, ariko biba byiza iyo igikorwa cyose ugiye gukora ubanje Imana. Hari n'igihe uba ugiye nko gukora ikintu kibi, wenda nashwanye n'inshuti yanjye twashwanye nkahita ngira umutima umbwira ati ariko wa Mana we kubera iki se abambwiye gutya, kubera iki se none se nakosheje, niba nakosheje se, kuko wagize uwo mutima wo kubanza kwibaza muri wowe no kubanza kubaza Imana. Imana itigenda iguha gucururuka ugasanga wa muntu ntabwo umubwiye n'abagwenda uramwihoreye, cyangwa se uranamuhamagaye muvuganye mu buryo we waciye bugufi mwumvikanye, bikarangira cya kibazo ugize gute ugikemuye neza. Ariko ya nshuti yawe nimushwa nikaguhamagara igutuka usikabirata ubundi se wowe nawe ugahita ugira umutima wowe ukavuga ati njyewe tesi gute no munasuzuguye ngiye gute, urumva ubwibone sasa ko kuba ngo njyewe tesi nanjye ndahita mugira gute mubwira nabi. Ariko ningira ubwenge nkabanza nkatuza nkabaza Imana atari kuki sambwiye nabi, ndetse kuki byagenze gute, hari ikindi kintu uri guha umwanya kizima kugira ngo kize muri wowe kandi kize kugufasha. Rero inshuti zanjye bavandimwe banjye, mbifurije gutunga Imana muri mwebwe, mbifurije kutabura Imana muri mwebwe, mbifurije kuba mu bihe byiza n'Imana. Iyo ufite Imana aho wari kwibeshya Imana irakwibutsa, iyo ufite Imana niyo ukosheje ugira umutima uciye bugufi ugasaba imbabazi, niyo ugize ikintu kibi ukora ugerageza kuzagihindura ubutaha. Rero mugire Imana kandi Imana muyibanze imbere mu bintu byose mutunze muri gukora. Rero mwakoze cyane kubana nanjye, mukomeze mushyigikire, mukore subscribe na share, ndabakunda cyane. Ubwo tugiye gukomeza inkuru y'urukundo rwanjye, inkuru y'urukundo rwanjye part 2 ibizabe byose, mbashishikarije kuzayireba ndetse no kuyikunda. Bye, ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze ibahe umugisha.